Ndabashuje cyane mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibishimire, ni mwene so Erneste. Mbahaye ikaze mu kiganiro isoko y'agakiza. Turimo turaganira ku nsanganyamatsiko igira iti Yesu ninde. Iki ni igice cya gatatu cy'insanganyamatsiko yacu. Reka dusenge Imana dukomeze tuganire. Turagushimiye mwami, turaguhimbaje. Tugushimiye imbaraga zawe, urukundo rwawe, uburinzi bwawe. Uhora ubana natwe, wabaye igitambo kizima kandi utambwa rimwe kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Warakoze cyane kutwitangira kandi ntabwo byavuye ku gukiranuka kwacu, ahubwo byavuye ku rukundo dukunda. Ngwino rero ubane natwe muri iki kiganiro, umufasha watwoherereje abane natwe kandi ubuntu bwawe buganze muri twebwe. Urakoze cyane, amina. Imana y'amahoro nibishimire. Mu kiganiro gishize twaganiriye ku ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya 8. Twahereye ku murongo wa 27, dusoma wa 28 ndetse twongera gusoma umurongo wa 29. Twabonye ndetse ko intumwa abigishwa ba Yesu nabo bashidikanyaga koko kuwo bari kumwe nawe. Ntabwo bari bamusobanukiwe neza kugeza ubwo yanababajije ngo mbese mwebwe munyita nde? Mbahaye ikaze mu kiganiro. Ubushize twabonye neza ko abigishwa ba Yesu nabo ubwabo batari basobanukiwe neza uwo ari we. Nubwo igihe cyageze bakaza gusobanukirwa, ariko bagendanaga bavuga ubutumwa bataramusobanukirwa. Mubyumve neza, hari igihe cyageze baramusobanukirwa, ariko nanone hari igihe bajyaga mu ivugabutumwa bataramusobanukirwa neza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya 8, umurongo wa 27 ndetse n'uwa 28 n'uwa 29, havuga neza ukuntu ubwe yabibarije ngo abantu bavuga ko ndinde. Arahindukira ku murongo wa 29 arababaza ngo mbese mwebwe muvuga ko ndinde? Yari yarebye mu mitima yabo, abona ko hari bamwe muri bo barimo barashidikanya, hafi ya bose kandi niba atari na bose, kuko na Petero ibyo yabisubije nyuma abibwirijwe n'Umwuka Wera. Rero bene data, mbese wowe mu kuri kwawe kuri mu mutima wawe, Yesu ninde? Wowe utekereza ko Yesu ari nde? Mbese Yesu wigisha ninde? Yesu uvuga ninde? Hari abantu bigisha Yesu bigendeye nuko nibyo bamuriyemo. Nshatse kuvuga ngo arabamuvuga kuko yabagaburiye bakarya bagahaga, bakavuga ko Yesu nyine agabura, atanga ibiryo. Bakavuga Yesu uhwanye n'amatike y'indege bagiye bagendamo, bakavuga Yesu uhwanye n'amakote bambara, bakavuga Yesu uhwanye n'abana yabahaye. Bene data, uwo Yesu umeze utyo ntabwo mu by'ukuri ari we Yesu nyakuri. Mbese wowe utekereza ko Yesu ari nde? Reka tuganire ijambo ry'Imana. Tujye kuganira ku mugabo witwa Yohana mwene Zakariya, ndetse tuganire ku mugabo witwaga Sawuli, ari we wahindutse Pawulo. Rero Imana yo mu ijuru n'Umwuka Wera babane natwe muri iki kiganiro,
kandi umwuka akomeze amene imitima yacu, ayibumbe, ayuzure kandi atwigishe rwose. Tujye gusoma ijambo turi busange mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 11 ku murongo wa 2 tugeze ku murongo wa 6. Eka twihute. Haravuga ngo Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, atuma abigishwa be ko bamubaza bati, mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza cyangwa dutegereze undi? Yesu arabasubiza ati, nimugende mubwire Yohana ibyo mwumvise n'ibyo mwabonye. Arababwira ngo impumyi zirahumuka, ibirema biragenda, ababembe barakira, ibipfa amatwi birumva, abapfuye barazurwa, abakene barabwirwa ubutumwa bwiza, kandi ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Urwa kabiri rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto, igice cya 5 umurongo wa 16, haratubwira ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Bene data, uyu mugabo witwa Yohana ni umugabo ubwe, ntabwo ndi bujye mu mateka cyane, ariko ni umugabo wakoze umurimo ukomeye cyane kuko yabaye integuza ya Kristo. Ubwe niwe wabatije Yesu Kristo, na niwe wabwirizaga avuga ngo ntibikwiye yuko nafungura n'imishumi y'inkweto ze. Yaravuze ngo uzaza ngo ngende ababatirisha amazi, ariko uzaza azababatiza mu mwuka, azabatisha umwuka ndetse n'umuriro, ngo ntibinakwiriye ko nafungura n'imishumi y'inkweto ze. Bibiliya itubwira neza ko uyu nguyu Yohana akimara kubatiza Kristo, hamanutse ikimenyetso cy'umwuka wera kijya ku rutugu rwe, maze ijwi rirangurura riturutse mu ijuru riravuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Bene data, Yohana ajya mu nzu y'imbohe, Yesu nibwo yahunze atangira no kwigisha avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yigishaga akora ibitangaza. Noneho Yohana yumviye mu nzu y'imbohe ibyo Yesu akora, ajya yabwira abigishwa be ngo nimugende mumubaze ngo mbese ni wowe wa wundi ukwiriye kuza? Ahangaha Yohana yaragishidikanya, ariko Yesu arababwira ngo nimugende mumubwire ibyo mwumvise ndetse n'ibyo mubonye. Baragenda barabimubwira. Yohana asobanukirwa neza Yesu ari we, umutima we uratuza, aravuga ngo nshatse navuga ko yavuze ngo nanjye amatwi yanjye yumvise agakiza kawe Mana, dushatse wancyura ngataha, kuko yanteguza navuga wa wundi nateguzaga yaraje, namwiyumviye, umurimo wanjye urarangiye. Rero bene data, umurongo wa 6 wavuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Hari amajambo twasomye, hari amagambo twasomye mu byanditswe mu bice bibiri byabanje avuga ngo Yesu ni ibuye risitaza, kandi ngo azaba urutare rugusha. Nawe ubwe yari bisubiriyemo aravuga ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Bivuze ngo yari azi neza ko ubwe azaba ikimenyetso kigirwaho impaka, kandi ngo hari abazamusitaraho bavunagurike, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Bene data, mbega Yesu wowe uvuga ni ninde? Yesu wigisha ninde? Ni ukuhe kuri mu mutima wawe? Reka tuvuge gato kuri Pawulo.
Pawulo uyu nguyu yarenganyaga ubwoko bw'Imana, atungurwa n'umucyo ukomeye cyane. Yaje kuba impumyi nubwo yaje guhumuka. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko hari igihe Pawulo yabwirizaga ubutumwa bwe bwa Yesu Kristo nawe ubwo atarasobanukirwa neza Yesu uwo ari we. Kuko ijambo ry'Imana mu rwandiko yandikiye Abikorinto igice cya 5 umurongo wa 16 yatubwiye ngo nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo. Yongeraho aravuga ngo ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Bivuze ngo nawe hari uko yamutekerezaga. Benshi n'ubundi batekereza Kristo ngo Yesu mwene Dawidi, bakavuga ngo ni wa wundi mwene Yohana, barabivugaga cyane, mwene Mariya. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire yuko Kristo ntabwo tugiye kumutekerereza dukurikije amasekuruza, kuko nubwo Pawulo nawe yamutekerezaga atyo, hari igihe yasobanukiwe neza ko uwo yatekerezaga atari Kristo koko nyakuri. Aza kumenya neza Kristo uwo ari we. Mbese wowe Kristo ninde ku giti cyawe? Yesu umutekereza gute? Petero niwe wavuze ngo uri Kristo, uri Kristo. Ibi ngibi twabibonye mu gice cya 2. Mbese Yesu Kristo wowe umutekereza gute? Ninde kuri wowe? Uvuga ninde? Ni Yesu koko nyakuri, cyangwa nawe hari ukundi umutekereza gutandukanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana? Mwakoze cyane kubana natwe. Imana y'amahoro nibishimire. Mbararikiye kuzakurikira inyigisho y'igice cya 4. Muhabwe umugisha. Reka dusenge. Tugushimiye ko uri Imana ibana natwe umunsi ku munsi, kandi uko tugenda dusoma ibyanditswe byera, tugenda dusobanukirwa neza ukuri kw'ijambo ryawe. Komeza rero twihishurire mu buryo butandukanye, mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, uvugane n'imitima yose izumvira ijambo, kandi uzadusobanurire neza icyo ushaka kuvugana natwe. Ndasenze kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera ziherekeze iri jambo, rigire umumaro wo kutwigisha rwose no kutumenyesha neza ukuri kw'ijambo ryawe. Urakoze cyane kubikoze mu izina rya Yesu. Amen.